ndabasohoje mbahaye n'ikaze aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'igihugu. Nkomeje kubifuriza umunsi mwiza no kugubwa neza. Nkuko mubizi, iyi ni channel ya Mr Sami Humble Boy, channel mbagezaho amakuru atandukanye ndetse n'ibindi biganiro. Nkuko mubizi, ku wa mbere iyo tuvuye muri weekend mba ngomba kubagezaho amakuru y'imyidagaduro yaranze weekend tuvuyemo. Ntimujye kure, ndaje nyababwire. Tudatinze reka duhere ku gitaramo cy'umuhanzi The Ben na Diamond cyabereye mu gihugu cya Uganda. Kuko ni inkuru yavuzweho cyane n'ibitangazamakuru bitandukanye. Umuhanzi The Ben umaze iminsi ari muri Uganda, aho yakoreye igitaramo cyo kumvisha abantu alubumu ye nshya yise The Plant Love, cyabereye muri Kampala Serena Hotel. Yongeye gutumirwa mu gitaramo cyiswe Coffee Marathon Concert cyatumiwemo Diamond mu karere ka Ntungamo muri Uganda. The Ben n'umuhanzi Diamond basusurukije abitabiriye igitaramo cyari kigamije kongerera ubushobozi abahinzi ba kawa hariya mu gihugu cya Uganda. Banahuriye kuri stage baririmbana indirimbo bafitanye yitwa Why. Muri kino gitaramo wabonaga ko abafana bari bizihiwe cyane, bishimiye aba bahanzi bombi. The Ben akomeje kugaragarizwa urukundo n'abagande batari bake, dore ko nawe yanavuze ko hari abahanzi bo muri Uganda nawe yifuza ko bazakorana indirimbo. Tukiri ku muhanzi Diamond kandi reka nkubwire ko yavuze ko yifuza gukorana indirimbo n'umuhanzi akaba n'umunyabigwi Jose Chameleone. Umuhanzi wo muri Tanzania Diamond Platnumz yahishuye ko yifuza gukorana indirimbo na Jose Chameleone wo muri Uganda. Ni ibintu byashimishije abakunzi b'umuziki wa Afurika by'umwihariko, na cyane ko aba bahanzi bombi bakomeye hano ku mugabane wa Afurika. Simba wamamaye mu ndirimbo zitandukanye, haba izo yakoze ku giti cye ndetse n'izo yafatanyije n'abandi bahanzi, yatangaje ibi ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru mbere y'igitaramo cya Coffee Marathon. Yagize ati, Chameleone ni icyamamare, bityo gukorana nawe ni ikintu nahoze nifuza. Ntabwo ari ibyerekeye umuziki, ahubwo ni ukwishimira aho tuvuye no kwerekana ibyo Afurika y'Iburasirazuba ishoboye gutanga. Jose Chameleone wagiye yibanda cyane kuri muzika yo muri Afurika y'Iburasirazuba cyane, yamaze imyaka myinshi ayoboye ndetse akunzwe n'abatari bake, dore ko yamamaye mu ndirimbo nka Valu Valu, Bayuda n'izindi, aho intego ye muri zose kwari ukugaragaza umwihariko w'umuziki wa Afurika. Diamond Platnumz we afatwa nk'umwe mu bahanzi bo mu kiragano gishya New Generation wamenyekanye cyane mu njyana ya Afropop. Indirimbo ya Simba na Jose Chameleone nibwo yavugwaho ndetse akaba nta byinshi yatangajweho. Tukiraho ku muhanzi Jose Chameleone, reka mbwire ko ubwo yaje hano mu Rwanda, aho yagombaga gutaramira abanyarwanda nyuma y'imyaka 8 atahakandagira, uyu muhanzi yashimiye Perezida Paul Kagame kubw'impinduka zigaragara amaze gukora mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu muhanzi w'icyamamare muri Afurika Jose Chameleone wari mu Rwanda aho yitabiriye igitaramo gikomeye cyabereye muri Kigali Universe ejo ku cyumweru tariki 25 Gicurasi, yashimiye byimazeyo Perezida Paul Kagame kubw'impinduka zifatika amaze kugeza ku banyarwanda n'igihugu muri rusange. Yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mbere y'uko igitaramo kiba. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'u Rwanda mbere y'igitaramo, Jose Chameleone yagaragaje ko ashimira Perezida Paul Kagame kubw'ibikorwa bikomeye amaze kugeraho birimo iterambere ry'imijyi, umutekano n'imiyoborere myiza. Yagize ati, njye ubwanjye ndagukunda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Imana ikomeze kugirire neza. Mu gitaramo cye cyarimo na murumuna we Weasel, bombi bakaba barasusurukije abanyarwanda batari bake, dore ko bari banitabiriye ku bwinshi. DJ Pius nawe yararimo baririmbiye muri iki gitaramo, dore ko anafitanye indirimbo na Jose Chameleone yitwa Agatako, baririmbiye abitabiriye kiriya gitaramo ku munsi w'ejo. Tukivuga ku bitaramo, reka nkubwire ko mu mikino ya Basketball African League BAL
y'uyu mwaka wa 2025 umuhanzi Bruce Melody na BNXN bataramiye abafana nyuma y'umukino wahuje APR BBC na Al Ahly Tripoli. Nyuma y'umukino w'amateka mu irushanwa rya Basketball African League BAL yabaye ku nshuro ya gatanu wahuje APR BBC yo mu Rwanda na Al Ahly Tripoli yo muri Libya, abakunzi ba basketball n'umuco basusurukijwe n'abahanzi bakomeye barimo Bruce Melody na BNXN uzwi nka usanzwe yitwa Daniel Etienne Benson wo muri Nigeria. Itahiwacu Blues uzwi nka Bruce Melody yamaze ipfa abitabiriye uyu mukino amara iminota igera kuri 30 ataramira abakunzi ba basketball n'umuziki, aho yari yaje aherekejwe n'itsinda rinini ry'abakobwa n'abahungu bamubyinira. Uyu muhanzi yongeye gushimangira ko ari umwe mu bakunzwe kandi bafite indirimbo nyinshi zakoze ku mitima y'abakunzi b'umuziki. Nkubwire indi nkuru yuko hariya i Rubavu ku munsi w'ejo hatangwaga ibihembo mu bahanzi batandukanye. Umuhanzi witwa Joss Kid yagize icyo avuga kuri ibi bihembo bya Rubavu Music Awards bya 2025. Nyuma yo kwegukana igikombe cy'umuraperi mwiza mu myaka 3 muri Rubavu Music Awards, Joss Kid yashimiye akarere ka Rubavu n'ikigo cya Vision Jeunesse Nouvelle bateguye ayo marushanwa, agaragaza ko ari imbaraga zikomeye ziyongera kuzo yari afite nk'umuhanzi. Kuri Joss Kid ngo igikombe cya Rubavu Music Awards 2025 yegukanye kigiye kumufasha gukomeza gukora cyane. Ati ni byiza ko babonye ibyo dukora bakaduhemba. Kuri nge ikigiye gukurikiraho ni ugukora cyane. Ikigiye gukurikiraho ni ugukomeza gusunika umuziki wacu, tugakomeza gusunika ibintu dukora duharanira kubigeza kure, tukabikura hano kuko icyo tuzi ni uko hirya bari kutwumva. Yakomeje agira ati abateguye Rubavu Music Awards ndabashimira kuko ni iby'agaciro gakomeye ku muziki by'umwihariko mu karere kacu ka Rubavu. Uyu muhanzi Joss Kid yamenyekanye mu ndirimbo zirimo Story ya Biz, Iminsi, Nyiribambe, Kamikazi, Ishaza yafatanyije n'abarimo Omir na Slay Popo. Dukomeze n'andi makuru nkubwire ko Miss Uwase Raissa Vanessa wahoze ari igisonga cya Miss mu mwaka wa 2015 yamaze gukorerwa bridal shower asezera ku bukumi bwe. Uyu wahoze ari igisonga cya mbere cya Miss Rwanda muri 2015 yakorewe ibirori bya bridal shower byo gusezera ku bukumi bwe, aho byitabiriwe n'urungano ndetse n'inshuti ze ziza kumusezeraho. Yambitswe impeta n'umusore witwa Dylan Ngenzi ku wa 27 Nzeri mwaka wa 2024 mu gihe ibirori bya bridal shower byabaye mu ijoro ryo kuwa 23 Gicurasi uyu mwaka. Ibi birori byaranzwe n'impano nyinshi ndetse n'inshuti ze zitandukanye zigenda zimwifuriza kuzahirwa mu rugo agiye kubaka. Ubukwe bw'aba bombi buzaba tariki 6 ndetse na 14 Kamena uyu mwaka. Dukomeza nkubwire ko wari uhagarariye Ubwongereza muri Miss World yakuyemo ake karenge. Uyu witwa Mila Magay wari uri mu bakobwa bahanganiye ikamba rya Miss World 2020-2025 ahagarariye ubwami bw'Ubwongereza yivanye muri irushanwa. Uyu mukobwa w'imyaka 24 yatanze impamvu zo kugira impungenge ku buryo abitabiriye irushanwa bari gufatwa. Mila yabaye uwa mbere wikuye muri iri rushanwa ukomoka mu Bwongereza mu myaka 74 rimaze ritegurwa. Aganira na The Sun, uyu mukobwa yagize ati nagiye nshaka gukora impinduka ariko batugize nk'inyamaswa zikinira abantu. Irushanwa ryasigaye inyuma kubw'umuco sinashoboraga kurigumamo. Mila wari ubabaye cyane yavuze ko yumvise ameze nk'indaya ndetse ko yakoreshejwe nk'igikoresho cyo kwidagaduriraho n'abategura Miss World. Ati abakobwa babiri bashyirwaga ku meza imwe y'abashyitsi 6. Twasabwaga kwicarana nabo umugoroba wose no kubasusurutsa nk'ishimwe. Sinabyiyumvishaga na gato. Nibuka ntekereza nti ibi ni amahano. Sinaje hano ngo nkoreshwe nk'igikinisho cy'abantu. Icyemezo cy'uyu Magay yafashe cyatunguranye cyane mu bafana n'abandi bakobwa bari bahanganye nawe muri iri kamba rya Miss World. Amakuru yo ni menshi cyane ariko ndagira ngo nyasoze ntarayisoza reka nkubwire indirimbo nshya zasohotse muri iyi weekend ushobora kugenda ukaba wakumva.
Indirimbo ya mbere ni yitwa Ntibanyurwa, niyo muhanzi Shemi afatanyije na Bulldog ndetse na Ish Kevin. Indirimbo ya Shemi uri mu bahanzi bagezweho hano mu Rwanda, yayihuriyemo na Ish Kevin hamwe na Bulldog. Muri iyi ndirimbo baba bagaragaza ukuntu batanyurwa na gato kuko bibagirwa vuba. Indi ndirimbo ni yitwa Tsunami y'umuhanzi Run Up. Ni indirimbo nshya y'umuhanzi Run Up. Muri iyi ndirimbo abaririmba agaragaza ubwiza bw'umukobwa wamutwaye umutima akamugereranya n'umutingito wa tsunami. Indi ndirimbo ni yitwa Amahame y'umuhanzi witwa Romeo Lapusta afatanyije na Pogata ndetse na Red Ink. Ni indirimbo nshya bahuriyemo ari batatu, aho baba baririmba ukuntu abantu birinda kujya mu bishuko no kwiteranya kugira ngo bagerageze kubana na bose amahoro. Indi ndirimbo yitwa Uganze y'umuhanzi Irumva. Indirimbo ivuga gukomera kw'Imana ko ariyo ishyira iherezo igaha ubuzima ibintu byose bidafite ubuzima, ndetse iyi ndirimbo irimo ubutumwa bwo guhamagarira ubwami bw'Imana kuganza mu mitima y'abantu. Dukomeza n'indi ndirimbo yitwa Believer y'umuhanzi witwa Laika. Ni indirimbo nshya y'uyu muhanzi Laika, aho aba agaragaza ukuntu umuntu ashobora gukunda umuntu akamusaba ko yamubera umwizerwa. Laika ni umuhanzi ukora umuziki muri Uganda ariko ufite inkomoko hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Prosper Nkomezi nawe yakoze mu nganzo asohora indirimbo yitwa Itegure. Ni indirimbo nshya y'uyu muhanzi Prosper Nkomezi, aho abaririmba agaragaza ko abameshe ibishura aribo bazemererwa ku munsi w'urubanza kuko umwami ari hafi. Hari indi ndirimbo yitwa Give Praise y'umuhanzi Mazimpaka Prime afatanyije na Miziguruka. Ni indirimbo nshya y'aba bahanzi bombi yakorewe muri Coffee Sound na Kinabit, mu gihe amashusho yakozwe na director Kojo. Indi ndirimbo ni yitwa Narababariwe ya Saleh Choir. Narababariwe ni indirimbo iri kuri albumu ya gatatu ya Saleh Choir ibarizwa mu itorero rya ADPR Paruwase Kabuga. Ni indirimbo ikubiyemo ubutumwa bushimangira umumaro wo guhishurirwa Yesu Kristo, aho bigereranywa n'umusuhukiye ugarutse mu rugo, umucyakara ubonye umudendezo ndetse nk'imbohe ibohowe ngoyi. Ni indirimbo yaturutse muri Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma mu bice 8 ku murongo wa 16 ndetse na Timoteyo wa mbere mu gice cya mbere ku murongo wa 13. Mu zindi ndirimbo zo hanze zasohotse muri no weekend wabasha kumva harimo iyitwa Tatata y'umuhanzi Burna Boy afatanyije na Travis Scott, hakaza indirimbo Sankofa y'umuhanzi Gia K, hakaza indirimbo ya X wa nani ya Juma Jux afatanyije na D-Voice, hakaza indirimbo Moma Song y'umuhanzi Benson Bune, hakaza indirimbo Don't Cry Put Your Head on My Shoulder y'umuhanzi Tom Odell, hakaza Hala Up Tomorrow y'umuhanzi The Weeknd, hakaza indirimbo yitwa Supernatural ya Ariana Grande, hakaza indirimbo Die For You ya Colam Scott. Izo zose ni indirimbo ushobora kugenda ukumva kuri YouTube n'abanzi nagiye nkubwira ukabasha kuzumva, zishobora no kuba zakuryohera. Ngewe reka mbe nsoreje hano, ndagushimiye kuko twabanye. Ndi Mr. Sami Hamboy.